Ni ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku rutare rwa Ndaba, ndavuga mu karere ka Karongi. Bateranye biga ku kibazo cy'urutare rwa Ndaba kubera ko hari habonetse ba rwiyemezamirimo bashaka gucukura amabuye y'agaciro hano ku rutare rwa Ndaba. Abaminisitiri barateranye babona nta mpamvu y'uko bagurisha runo rutare rwa Ndaba kugira ngo barucukuremo amabuye y'agaciro. Bavuga y'uko uru rutare rwa Ndaba bazarureka rukaguma aho ngaho, ahubwo hari indi misozi iri mu karere ka Karongi impande y'urutare rwa Ndaba ba rwiyemezamirimo niyo bagura bagacukuramo amabuye y'agaciro. Ariko amateka y'u Rwanda tugakomeza tukasigasira kugira ngo n'abazadukomokaho bajye bamenya amateka. Bivuze ngo rero inama y'abaminisitiri yarateranye ivuga yuko runo rutare rwa Ndaba nta mpamvu yo kugira ngo barwangize, ahubwo iyi misozi yindi yegeranye n'urutare rwa Ndaba baba ariyo bakoresha. Ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwatangaje yuko habonetse ba rwiyemezamirimo bashaka kubyaza umusaruro urutare rwa Ndaba bakarukuramo amabuye y'agaciro. Ariko uru rutare aho Ndaba yapfiriye, murabizi ko Ndaba ngo yishwe n'ubuki, ndetse inshuti ziwe ebyiri ngo harimo Farawo ngo yari umuzungu ngo, ndetse ngo Ndaba ngo nibo bamuhubiye kwa runo rutare ndetse bamujugunya nako yitura mu manga. Ubwo Ndaba ngo yari agiye gukuramo ubuki birangira hapfiriye. Rero aya ni amateka menshi twagiye twiga mu mashuri atandukanye, aho twagendaga tuyiga ngo ngunda, ngo kera habayeho ngunda, ngo umuntu waryaga cyane. Nyine ibyo ngibyo ni amateka y'igihugu cyacu. Bivuze ngo rero urutare rwa Ndaba ntabwo bazarusatura. Bivuze ngo reba hano uhagaze ku rutare rwa Ndaba hejuru hariya ku ishyamba, rwa rutare nirwo bazasatura bagakuramo amabuye y'agaciro. Bivuze ngo hari ikiganiro nzabakorera cy'amateka cyo ku rutare rwa Ndaba kugira ngo muzamenye se ku rutare rwa Ndaba ubundi habari zako, ku rutare rwa Ndaba impamvu bahise ku rutare rwa Ndaba. Rero icyo kiganiro cy'amateka ndashaka kukibakorera ejo mu masaha ya saa 8, kikazaba kigeze kuri YouTube, nkaganiriza na ba mukerarugendo baba bari ku rutare rwa Ndaba. Ariko hari indi video nakoze ndi kumwe na ba rwiyemezamirimo barimo bafotora bashaka kubyaza runo rutare rwa Ndaba umusaruro. Gusa mpita mpamagara ku buyobozi bw'akarere ka Karongi, bambwira yuko urutare rwa Ndaba habonetse ba rwiyemezamirimo bashaka kuhabyaza umusaruro, tukinjiza amadovize, ndavuga amadolari mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ntago bavuze yuko ari runo rutare rwa Ndaba. Bahise bambwira ngo reba hakurya ku rutare rwa Ndaba. Urutare rwa Ndaba bavuga ni rura rwo hakurya, nirwo bazabyazamo umusaruro bagacukuramo amabuye y'agaciro. Bivuze ngo rero uru rutare rwa Ndaba, nawe nimba ugiye mu karere ka Karongi hanyure wirebere. Abasitari benshi, abahanzi bahakorera amakiripe, ariko ndasabwa kubakorera amateka, kubakorera ikiganiro cy'amateka, nkaganiriza n'abantu bose baba bari hano ku rutare rwa Ndaba, mukumva uburyo ki byagenze, mukumva uburyo ki ngo Farawo yari umuzungu, ngo ariwe ngo wahubuye Ndaba, ngo kubera ko Ndaba ngo yari ariye ubuki ngo wenyine, kandi aribo bamutendetse ku migozi bikarangira bamurekuye akikubita hasi. Ayo mateka nzabakora, ariko reka twihutire tujye ku itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya NIDA. NIDA iherutse gushyira itangazo hanze ivuga yuko ivuga ku indangamuntu koranabuhanga, ko indangamuntu koranabuhanga yatangiye gukoreshwa, ndetse indangamuntu koranabuhanga izasohoka mu mwaka w'ibihumbi 2026. Bivuze ngo rero indangamuntu koranabuhanga nibwo izasohoka igahabwa abanyarwanda bose batuye mu gihugu cy'u Rwanda, impunzi, abimukira batuye mu gihugu cy'u Rwanda, n'abanyamahanga bamaze igihe mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo indangamuntu koranabuhanga nibwo bazayibora. Naho ushaka indangamuntu koranabuhanga wanyandikira kuri 0788462885. Bivuze ngo umpamagaye ndakuyobora aho wajya gufata indangamuntu koranabuhanga, cyangwa uburyo ki byacamo kugira ngo ubone indangamuntu koranabuhanga. Nicyo ngufasha, nta kindi nshobora kugufasha. Nkanakubwira ibisabwa, nkanakurangira aho ariho, ariko reka mbanze nkurangire aho ariho kugira ngo utirirwa umpamagara. Reba hano Kimihurura, utaragera Convention Center, hano neza muri Feruje mu kuboko kw'iburyo urahita ubona haruguru umuhanda ahantu hari akabindi, aho niho ku kabindi niho wajya, ni ku kigo gishinzwe indangamuntu NIDA. Ibindi bisobanuro uhageze babiguhereza 5 kwa 5. Bivuze ngo ariko ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwavuze yuko uru rutare rwa Ndaba ba rwiyemezamirimo binaniwe. Ibi nabyo turaza kubigarukaho. Rero ba rwiyemezamirimo binaniwe gucukura runo rutare rwa Ndaba, babonye yuko bigoye. Nanone ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga kuri runo rutare rwa Ndaba, ibyo ni ibintu ndibuze ko basobanura mwa kino kiganiro. Nanone tukagaruka n'ubundi ku itangazo rya NIDA, ikigo gishinzwe indangamuntu. Ibyo ni ibintu ndibuze kugarukaho nimba ari bwo bwa mbere ugize ko no muyoboro
Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni ihororo ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ntacyo mwaburanye Kidasamura. Jye mugiye kubana, nitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Karongi ahazwi nko ku Rutare Rwanda. Ubuyobozi bw'akarere ka Karongi buheruka gusohora itangazo buvuga yuko habonetse ba rwiyemezamirimo bashobora gushora imari hano ku Rutare Rwanda, Urutare Rwanda bakarubyaza umusaruro ubwo bazakuramo amabuye y'agaciro ndetse bakishyura uru Rutare Rwanda bakarubyaza umusaruro. Ariko ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwavuze yuko Rutare Rwanda nta mpamvu yo kutabungabunga amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo Rutare Rwanda bararwihura, ahubwo hari umusozi wegeranye n'Urutare Rwanda uriho amabuye y'agaciro, nibo ba rwiyemezamirimo bafashe kugira ngo babashe kugira kuhabyaza umusaruro, twinjize amadovize n'amadolari. Ndetse Rutare Rwanda ni umuntu wese uhagize ahita ahagarara akarebamo mu manga akavuga ati se ndaba yahubutse byagenze bite. Rero haba hari abameni, ndavuga abasore bagusobanurira baba bishakira ubuzima, haba hari abasore bagusobanurira baba babizi bavukiye hano bakakubwira ndaba ngo farawo, ibintu byinshi. Ariko nyine nzabakorera aya mateka nk'uko nabibasezeranyije. Noneho reka tuhite twihutira ku itangazo rya NIDA. Reka tuhite turetse kujya ku itangazo rya NIDA, reka tuhite twikoza ku byemezo by'inama y'abaminisitiri kugira ngo ibyo nabasezeranyije ingingo 3 kugira ngo tuzirangize. Ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye kuri runo Rutare Rwanda bavuga yuko nta mpamvu yo ko runo Rutare Rwanda barugurisha kugira ngo barusenye. Bivuze ngo kwaba ari ukwangiza ndetse no gutenguha cyangwa no gusibanganya inuze cyangwa no gusibanganya hano ku Rutare Rwanda kugira ngo batazamenya. Bivuze ngo kwaba ari gusibanganya amateka. Bivuze ngo banze yuko Rutare Rwanda batagomba kurutanga ngo barucukuremo amabuye ngo barubyaze umusaruro, no barabyanze. Bivuze ngo rero nuko nguko byagenze, nuko inama yateranye yiga yuko Rutare Rwanda bagomba kurureka. Reka rero tujye ku itangazo rya NIDA, ikigo gishinzwe indangamuntu giheruka gusohora itangazo kivuga yuko indangamuntu koranabuhanga yasohotse kandi igenewe abanyarwanda, abanyagihugu, impunzi ndetse n'abimukira n'abashaka ubwenegihugu bw'u Rwanda. Uvuze ngo indangamuntu koranabuhanga cyane cyane yakorewe abanyarwanda, cyane cyane hari abanyarwanda bamaze iminsi bambaza ngo iyi ndangamuntu wayibona gute. Niba wiyemeje kumamagara kuri ya nimero nakubwiye, ngiye ikintu nkufasha ni ukukurangira aho ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA gikorera, nkanakurangira cyangwa nkakubwira n'ibisabwa. Nawe wataye indangamuntu ya mbere, iya kabiri, iya gatatu zose warazitaye ariko ufite nimero y'indangamuntu, urajya ku kigo gishinzwe indangamuntu NIDA, ugende uvuga ikibazo cyawe bakwandike mu bazahabwa indangamuntu koranabuhanga. Hari ikiganiro nabakoreye ndi kuri NIDA, ikigo gishinzwe indangamuntu, ndi kumwe n'abantu baje gufata indangamuntu koranabuhanga, narabavugishije gusa bari bahawe serivisi nziza cyane. Bivuze ngo rero nawe ukeneye ino ndangamuntu koranabuhanga, ikintu usabwa ni ukubaza amakuru ukajya kwiyandikisha kugira ngo indangamuntu koranabuhanga uzayihabwe. Indangamuntu koranabuhanga rero reka mbanze mbayoboze cyangwa mbayobore ku kabindi kugira ngo mumenye inzira muzacamo kugira ngo mujye gufata ino ndangamuntu koranabuhanga. Kabindi gaherereye Kimihurura munsi ya Convention Center, impande ya Feruje mu kuboko kw'iburyo, mu majyaruguru cyangwa mu kuboko kw'iruguru kw'iburyo. Muzahita mubona ahantu hamanitse akabindi, aho niho bita ku kabindi, hitwa Kimihurura, ni ku kabindi. Bivuze ngo rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nimba iyi video wayikunze, siga like, comment, kandi ikindi uyihereze abanyarwanda benshi bayibone kugira ngo bajye bamenya ibyemezo by'inama y'abaminisitiri, bajye bamenya se ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA, ese bajye bamenya ngo Rutare Rwanda nyine ibintu nk'ibyo kugira ngo abanyarwanda bajye babimenya. Impamvu mba nakoze inkuru imeze gutya, bagira ngo abanyarwanda nibura bamenye aho isi igeze, bamenye se igihugu cyacu bimeze bite, kugira ngo bajye bamenya amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe hakiri kare. Bivuze ngo iyi video gifatiye sharing, nibura abantu bagera kuri 20 nabo bazayisharinga, abandi 20 igere kure, bajye bamenya amateka y'igihugu cyacu
sori bajye bamenya amateka y'igihugu cyacu, bajye bamenya n'ibindi bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Rero nawe utarakora subscribe ukuntu umuyoboro Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubashe kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Subscribe nta kindi bisaba, ni ugukora kwako kantu kanditseho sub, ugafungura inzogera kugira ngo amakuru najya asohoka azajye akugeraho. Noneho ubu tugiye kugaruka mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Ubwo polisi yagaragaje ko ibinyabiziga bimaze kuba byinshi mu muhanda, ari nako impanuka zimaze kuba nyinshi mu muhanda. Bivuze ngo itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda riherutse gushyirwa hanze na polisi ikorera mu mujyi wa Kigali, niryo ngiye kugarukaho mu kiganiro kindi tugiye gukora. Nkita ngaruka no ku itangazo rya WASAC, ikigo gishinzwe isuku n'isukura mu gihugu cy'u Rwanda. Yavuze ko ibigega bitatu byasenyutse, ariyo mpamvu uturere dutatu ndibuze kubabwira amazi atari kugeramo. Ndongera nze kugaruka nanone ku itangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi. Ubwo REG yasohoye itangazo bavuga ko abantu bacanye umuriro bunyuranyije n'amategeko bazahanwa bikomeye cyane. Turagaruka mu karere ka Nyamagabe, aho umwana yafashwe ku ngufu agafatwa n'umugabo. Uyu mwana bikamugiraho ingaruka akahita yitaba Imana. Ibi byose tugiye kubikora mu kiganiro gikurikira. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera, uzajya ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urakoze cyane, Imana ikurinde, iguhezagire, iguhereze umugisha, ubwenge ndetse no kurama. Uno munsi turi kuwa gatanu, ndetse bivuze ngo weekend tugiye kuyitangira. Imana ibarinde ndetse ibahezagire, ibahereze umugisha. Turabakundaga washa, turabumva washa, turabakundaga, turabaziga.